Kagame bigenje bati tukiri mu transfer Lorenzo urabona ukurikije ko amakipe ari kugenda yiyubaka za AS Kigali zaguza abakinnyi batandukanye za polisi ziri kutangaza Rayon Sport gutangaza APR itaratangaza ikipe iri kuguha icyizere ukavuga ati byibuze aho bigeze ubu byibuze ikipe ndabona ikipe iri ku icyizere cyo kwitwara neza ku isoko ni APR yonyine kandi nta n'indi rwose nta n'umwe iratangaza ariko nibura abiri kuvugwa baratanga icyizere ubwo APR yakoraga ibirori byo kwishimira igikombe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Fande CDS General Mubaraka Muganga yego yahaye isezerano abakunzi ba APR FC bari bahari n'abanyamakuru bakunda APR byihariye begamiye kuri APR yego yabatangarije ko APR izasinyisha abakinnyi bakomeye kuruta uko yabikoraga. Deja APR yari isanzwe isinyisha abakinnyi bafite amazina nyinazwi sibyo yabatangarije ko APR igiye gukora ibintu biremereye cyane. Abakinnyi bose bavugwa muri APR keretse uwo nabonye umwe ngo watsinze ibitego bibiri gusa muri sezo yose uri utari amane yarye Traore Mamadou Traore umumediateur niwe nabonye Kanisius yamukoze inkuru mbona biratangaje harya nta kina kwicumi ariko narinzi ko kinyi watsinze ibitego bibiri akina ku 10 sezo yose ibitego bibiri ntabwo yanyemeje ariko nibo rwahagurukira muri Amani Michel wifuzwaga na Yanga yamwifuje APR tarajya yageze nyuma Yanga ibivamo ariko Yanga yari yamwifuje mu kwezi kwa 4 sibyo yabyanditswe kandi APR ntabwo yari yakagezeyo sibyo se ntabwo avuga ko ngari kope ni top scorer wa championnat y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Côte d'Ivoire sibyo ibitego 17 uwo mukinnyi mu byukuri abayemeza iyo kipe kubwira ngo twamaze kumvikana na kapiteni wa Tupisa Mazembe umwanya wose yabakinamo umukinnyi wiyubashye ubanza mu kibuga kapiteni kandi sezo Mazembe irakomeye ntabwo ari nkaze zishize kuri sezo Mazembe yari komeye cyane yarazitsinze rwose bikomeye so APR rwose abakinnyi iri kuzamukiraho nishaka ibitware gake nishaka igure bake buryo uguze batatu bemeza rikari bemeza birutagura abakinnyi 7-8 APR nishobora kongerera abanyarwanda Ruvuyanga yambwiye ko ibiganiro bigikomeje nta urasinya ayimbwiye mu kanya nta urasinya ibiganiro birakomeje kuri ubu kotinze n'icyo gusa APR njye niwe mufata nka ari umuvugizi wa APR ko ni uvuga Tony ntabwo avuga wasanga ari umunyamabanga wenda akababika amabanga ariko ubundi bamujya ngo avuge iki ariko Ruvuyanga niwe mufata umuvugizi wa APR Kazumu myaka 5 wabaye umuvugizi wa APR wavuze kandi njye murana wo kurwanda akabwatirika nimukatuvugaho rwose n'amazina ngo kabyara APR ntabwo iri bwemere kuha umukinnyi miliyoni 100 ariko nanone yari isanzwe itanga siri butange barahuriza hagati ni za 60-70 APR ntabwo ishaka guhindura defense yayo bano bakinnyi bakina ku mpande cyane cyane Claude na Kagiye nta kibazo afite uko aracyafite umwaka nta kibazo urabyumva APR nyuma yo gutakaza Clement rwose Yunusu ni untouchable ni intouchable niba aramaze kumvikana na Madu Zone ntabwo ari afite plan yo kuzana muri defense y'umunyamahanga Yunusu agiye byahatezwa gushaka umunyamahanga ko n'ubundi ugumanya Abdul twabonye muri sezo ukuntu yari ameze ari muri APR aracyabura rwose ntabwo arajya ku rwego APR iraza kubaha amafaranga barumvikana APR ganira neza barafata hagati ya miliyoni 60 na miliyoni 70 urabyumva ariko bari abakinnyi APR irabagumana none ari Sirini ruboneka kuko buri yaruboneka muri APR nta nubwo ari umukinnyi abo bakinnyi bose tuvuze ruboneka niwe mukinnyi byoroshye kumurekura muri APR kubera iki ruboneka ntabwo ari umukinnyi ufite umwanya ubanza wo mu kibuga kuko APR ifite Dawuda ruboneka ku 8 ntabanzamo kugeza ubu n'urugero APR imbere yuko sezirangira ruboneka abonye isoko yagenda mu gihe ubwo hari nk'umusimbura aba hari nk'umunyarwanda nk'umusimbura uyu mugande Kiwanuka yari muzima ni 6 Dawuda 8 10 Dawu reka mbabaza uyu mukinnyi wa Gicumbi haryo witwa nde ntabwo akinaho hagati uyu wa Gicumbi bazanye muri bara batatu batiruye akiraga muri Gicumbi haryo witwa nde APR APR umukinnyi yafite muri Gicumbi w'Intare Hawensi baramugaruye ntabwo baramugaruye w'Intare waga muri Gicumbi warutijwe muri Gicumbi akina hagati mu kibuga n'uba ari umwanya waruboneka
Kandebe yitwa izina ry'ijyananiye kurifata. nanjye sinigeze ndifata rwose. Nari gufata mu mutwe cyane kubera imyaka ariko nawe rwose untengusha. Oya ntabwo nigeze ndifata pe. Yitwa Kanze ndahita mubona rwose. Uyu mwana yitwa ndaza kumubona rwose ndaza kumubona. Uriya mukinnyi yakina ku 8 urabyumva? Umukinnyi ukina ku 8 rero Rubuguza tumva barambwiye ko akina ku 8 ntabwo nigeze mubona akina 10 ntabwo nayirebye cyane. Uwo niba ari umusimbura bakeneye yego bagira pasi kuri 6 bakagira Rubuguza ku 8 urabyumva? Nta kibazo baba bafite n'undi uboneka n'umusimbura. So ruboneka rero mutse ufite friends za pe ntabwo byakwirirwa bivuna cyane. Ariko Claude by'umwihariko Claude na Yunusu APR abakeneye. Kandi Claude uburyo abanye neza na APR ntabwo Claude yapfa kunaniza APR rwose. Ikindi na Yunusu buriya yuvugira ngo wafashije equipe gutwara ibikombe ariko nari gufashije ko umukinnyi ukomeye. APR yafashije abakinnyi cyane utagira ngo abakinnyi hege n'umwana wa academy wazamukiye ni DNA za APR abana abakinnyi APR yarafashije. APR kubwiye ngo nibura mu mwaka umwe erega kubwira ngo mu mwaka umwe singwe miliyoni 100 sibyo zaseze ebyiri ngwe miliyoni 50 zaseze imwe cyangwa 40 zaseze imwe nzategura kugusimbuza sibyo mu mwaka umwe. Iyo no umukinnyi atakwanga rwose cyane cyane umwana wazamukiye muri APR. So rero cyero vuyangambwiye ko rwose APR ntagira wa miliyoni 100 ariko abakinnyi itabaho miliyoni 100 ari muri bodise y'abadisidinga miliyoni 100 ni amakuru akura hejuru ni amakuru officiel ariko nagazongera kumva none kumunteranya yavuze noroheje ariko urgira kubikomeza oya warago ndi kubikomeza ari umuntu uzana amakuru yo muri bode equipe hejuru. APR ruvuyangagira amakuru Tony abadafite akubira no kuba ko Tony ntawe bafite cyangwa ahubwo nuko ntayo atari mu murongo mwiza nayo rwose ntayo aho ibintu binini bibera Tony ntabwo hagera ruvuyangagira no Tony atagera ari Tony n'umuvugizi w'ikipe ese nkubeshye odana warugiye kuba gukiziriya ubona kubyemera kazu Rubuguza nibyo reka duce muri action college gatoya nahisa ubundi dukomeze. ntabwo Tony akunda gutangaza. Tony niwe muntu uzi kuba muri APR icyo bisaba kuba muri APR silent ashaka muzana ceceka ubundi oya Tony mbato nukuna kwa Tony ni umuvugizi Kazungu yabaye umuvugizi arabizi. Umuvugizi umuyobozi aramubwira ngo tangaza ibi bintu biro official sibyo ariko kumenyaho mbere ko biba official kumenyaho kugera aho biri kubera ntabwo hagera umuvugizi nabupfa kwagera keretse usanye ubucuti budasanzwe n'abayobozi wenda Kazungu ko yari umuntu mukuru cyane ari n'umunyamakuru uzwi yashobora kugira umubano wenda n'abayobozi akahagera ariko ntabwo umuntu wese w'umuvugizi wa APR agera ibyemezo biri gufatirwa. Tony ntekeza ko aramutangariza mu gihe Ruvuyanga hamwe oya nayibonye inkuru bumva rero turarayisa nayibonye inkuru yo muri Tanzania ya wa mutipe Maduzone ibintu biba biri kuba muri East Africa ni ibibazo. Maduzone hari iki iyo nyugariro wumvikanye na APR kapiteni wa Mazembe mbonye umunyamakuru muri Tanzania ibintu tuba tuvuga hari ikinyamakuru bita Michezo de TZ ni ikinyamakuru gikomeye kimaze gutangaza ko ngo Maduzone yahakaniye ikipe ya Simba akaba yemeye gusinyira ikipe ya PRFC. Maduzone yahakaniye ikipe ya Simba ushingiye ku kizi ku mafaranga amakope muri transfer numva ubuhangaje bw'amayeri ubaze ko mwarimu mutumika ariko ndayibonye numva ubwenge burashagaye ibyo APR yamuhaye amupropoje arabirebye avuga ati Simba nubwo tuba duseka Simba ntabwo nazi ko ntabwo yakomera ko mbivuga njyewe iyo statement mba numva ishoboka ariko ikeneye gusesengurwa abantu bakamenya why sibyo Dikari Simba ni ikipe ifite abakinnyi bakomeye ntacyo ifite muri defense yayo sibyo uko APR yakwifuza Maduzone sibyo ntabwo ariko Simba yakwifuza Maduzone. APR yakwifuza Maduzone nk'umukinnyi ugiye kubakiraho ubwugarizi bwayo. Umukinnyi ugiye kubakiraho ubwugarizi bwawe ushobora kumwishyura amafaranga menshi ashoboka. APR ishobora guha Maduzone nk'ibihumbi 200 by'amadolari y'Amerika turabyemera cyangwa 150 sibyo
cyangwa 100 kayisinya imyaka 2-3 akayisinyira imyaka 2 urabyumva. Simba yo kurundi ruhande ishobora kuganiriza Maduzone ivuga ngo ekipe ya Mazembe ntabwo igihagaze neza cyane. Maduzone tumuhaye ibihumbi 50 by'amadolari tukajya tumuhemba saleri ya 5, urabyumva ntabwo yaza. Bakamugura mbese nka profile ya squad player, profile ya squad player nk'umusimbura ntabwo aza guhenda cyane, ntabwo mutanga amafaranga menshi sibyo. APR ishobora gutanga byinshi kuri Maduzone kubera ko APR ashaka umukinnyi wo kubakiraho, Simba ikamuha bike kubera ko ashaka umukinnyi wa squad. ubundi se tutira Simba yamushatse na APR amushaka umukinnyi ahitamo APR ko ntabwo ko Simba muyikura Musimba muyigaro ariko baza bibaye mu kanya ni inkuru tuzomye muri mchezo umvise inkuru yanditswe ariko se wakumvise inkuru yanditswe reka muheriki inkuru yanditswe tubirakarira kuko natwe turabisetse hasohotse inkuru mu kanya kubisesengura utaraza ivuga ngo Maduzone yamenyesheje Simba ko atazayerekezamo ahitamo kwerekeza mu ikipe ya APR. aho ndifashe igihe nkuru yemera yewe nuko mwe ndashaka kwisesengura mwe muri kumva ko ari umukinnyi Simba ihanganiyeho na APR w'igitangaza sibyo. Simba yatanga menshi kandi umukinnyi yakwifuza kujya muri Simba. What if Simba iramutse mushaka umukinnyi w'umubencheri? Reka duhe inkuru abakinnyi abanyamakuru mu Rwanda. APR yatega Papu Simba APR yatega Papu Simba yewe nemera ko bishoboka ntago muri buryo Mama Duzone yahakaniye Simba ngewe nemera ko bishoboka rwose nuko bidashaka. Ndayibonye Lorenzo ari kwamamaza numva ko ariko none Lorenzo ndagucalenjinga ku kintu kivuga ngo ngewe mu byanya atari uguheza uruhande. Uremera ngucalenjinga unsubize ngewe rwose. Ni iyihe mpamvu Maduzone kapiteni wa Tupisa Mazembe Anglebel tutitaye ko iyo kipe yasubiye inyuma ariko ni ikipe ikomeye y'ubukombe, ni ikipe aticaramo, ni ikipe ayobora ubwugarizi akanatsinda ibitego. Kubera iki Simba yamutanga amafaranga make ikamufata nk'umukinnyi wa squad player ntimufata nk'aho ari umukinnyi yagendera ikamuha byinshi? Simba kazu defense ya Simba katurera ina ya Simba defense ya Simba reba aho baturutse ababanzamo ababazi ifite Rushin de Rock yavuye muri Afrika muri Mamelodi twakomeje abanjamo. Rushin de Rock ifite undi mu wavuye West Africa yitwa nde Nabi Keita yitwa Keita yitwa nde hari umunyamahanga wundi Nangu oya Nangu no musimbura hari undi ubanzamo katurebe Grace none se ubwo gay Grace gari ubanzamo Gewes Gewuhe le passe gay cyangwa ture n'uvu Basege sa rwa ture ni turuvuga ture Ribasege akina ture umunya Côte d'Ivoire hari umunya Côte d'Ivoire ngira ture ni ubanzamo n'umunya uwo munya Côte d'Ivoire yitwa nde irindi zina tureba aho yaturutse turebe tubanze tubwira abantu ngo ese wundi uwo ture sinzi aho Simba yamuguze Ture yavuye Olivier Ture yitwa Olivier Ture urugero nk'uwo Rushin de Rock yahangana Maduzone ntabwo yahangana nawe Maduzone umukinnyi ukomeye yavuye muri Portugal. yavuye muri ekipe Ture yaguzwe muri Portugal yakinye muri Stellenbosch mu cyiciro cya mbere muri Afrika y'Epfo ahita ajya muri Confederation ahita ajya muri United Arab Emirates mu ikipe bita Baynas niho yaje aturutse none se urabona abakinnyi bakomeye sibyo. Simba y'umubare yayo ishobora kuba yaraganirije wenda ko Mazembe iri mu bihe bibi ikaganiriza Maduzone ariko ivuga ngo waza ugahanganira umwanya donc bamufata nk'umukinnyi utabanza mu kibuga sibyo. Noneho nibyo bamuha iyo ushaka umukinnyi wa squad player ntabwo umutangaho byinshi cyane bakaba tuzaguhemba 5 turaguha 50 by'amadolari or APR ko ushaka umukapiteni shaka umukinnyi ukomeye wo kumajyana mu matsinda yikaba iri kumutanga nk'ibihumbi 150 by'amadolari y'Amerika ikaba yiteguye kumuhemba ibihumbi 8 by'amadolari y'Amerika. Urabyumva icyo gihe umukinnyi ashobora guhakanira Simba akavuga ngo APR izakina Champions League nzabanzamo kandi amafaranga izamo mu myaka 2 akubye kabiri y'umuzamu. Nge nifashe sinshaka kuvuga ibyo bintu birashoboka rwose ariko birashoboka narababujije sinshaka kugira ko bivuga umukinnyi wese uje baramwomekaho Simba na Yanga bigaragara yuko afite agaciro ko muri kungasa wishyiramo Simba na Yanga ikipe zifite Maduzone nene se ako Maduzone ahanda kubaza ikindi kintu rekare none ni ufata Al Hilal bari kufata Simba icyo gihe nije bwaba ari buri Rio
uko ufata Al Hilal hano ni Simba na Yanga baravuga ngo Fayitota ari guhabwa miliyoni 600 zo kongera kugira asinye muri Simba ajya muri miliyoni 600 wikomekaho Simba rero Simba ifite urwego rwayo none se Maduzone arahitamo kuza mu ikipe izaviramo muri round ya mbere cyangwa ya kabiri hari indi izarenga nayo yapere kubaka projet y'amatsinda ntabwo izahita iba direct rimwe guteranya buri no byongeyeho ngo yahakaniye Simba iyo matsinda buri mwaka ni amatsinda kimwe cya kane aho yakarusho kayo ni ya Simba tuvuga ngo itsindirwa kuri final ya Confederations Cup yavamo nabwo ikaviramo kimwe cya kane cyangwa kimwe cya kabiri muri Confederation cya Champions League buri mwaka indi kipe yo iri kuvuga ngo tugiye kubaka projet y'imyaka 3 cyangwa 5 yo kuzajya mu matsinda nandi wabisinyira kwizajyayo ntabwo uyu mwaka ngiye mubibona ni ntego kuvuga ngo ndashaka kujya mu matsinda ariko no kujyayo ni urundi rugamba ngo rero tugaruka muri APR kugira ngo umukinnyi wo muri APR aze agira agaciro ngo nuko azamuye amushakaga ngo nuko Simba amushaka nuko Yanga yamushakaga oya uwo ni umukinnyi wa APR ibya Simba nibijye ku ruhande umukinnyi wa APR sinya ariko Simba wiyomekaho yihorere Mazembe ni ikipe y'ikigugu irusha Simba ibigwi Simba urayizana Mazembe itwa Champions League 5 ibyo mwabyibukaga ifite Champions League 5 tipe Mazembe buri ikipe y'ikigugu ni ikipe Mazembe ni ikipe y'ikigugu baranubwo iheruka zasubira inyuma muri iyi minsi nta mpamvu yo komeka kuri Simba aho avuye ni ikipe ikomeye y'amateka wa muguzi uvuga ko mukwiye muri Mazembe ariko Simba yoneka uti bivuga ko bavugirwane na Simba ngo ariko urabona na Simba yamushakaga yahakaniye Simba yamushakaga urumva technique za urabona El Hilal ubutawuzoma ngo na El Hilal ngo yashaka mu El Hilal ko batabasha kwandikisha mu cyarabu biragoranye ubarandikisha mu giswahili bakereka bafande gati none afande ntabwo ibinyamakuru by'i Kigali ni muri Tanzania dore ni muchezo dore wayivuze betereza abanyamakuru begamiye kuri APR bakatereka abafande bakagasunika ati bugasunika afande ati koko mutuye gutera agapapu Simba ati koko Simba yamushaka ibihumbi ari equipe yifuza umukinnyi agomba kuza n'umusimbura nindi bimwifuzaho kubakiraho Simba ishobora kumwifuza ariko atari uko mubitekereza atari umukinnyi ujya muri 11 bakamuha make niba Maduzone avuye muri tupisa yageze mu biro bya umuherwa warya yitwa nde boss mukuru wa Simba Modewuji izina ry'Imana agasohoka mu biro akaza agahakanira Simba Sport Club agahitamo kwerekeza Ishyoronyi nabazi ko Mazembe yasubiye inyuma ntabwo bayishakamo umukinnyi ntabwo bayishakamo umukinnyi biragoye ahubwo baremera bakazana aba yindi aho ntuze yavuye Zengere muri Maniema yego Pansi no sinibwiye Pansi yavuye muri Vita Pansi yavuye muri Vita Panzi maestro ubwo ariko twari turi muri Rayon Sport ni inkuru kwa kudi nk'ibayizanye Michezo yari yanditse ariko umudafanseri kuri ndeshyo ye ndabona ameze neza Maduzone ni sawa cyane APR buri mwaka igura umudefanseri ukomeye yazanye wa wundi wabandi wagiye muri Iraq Benjamin izana Swane izanye Maduzone buri mwaka ifite umudefanseri ukomeye muzatungurwa Budura mwicaje Abduru weze rero na Yunus ariko bavuye muri Mukuru muremure aho wawuga muri Gasogi yageze igihe cyo gukina Alex ubona ko atsinda ibitego by'umutwe azakina Buduru na Yunus yashobora no kuvuga kuvuga abonye ko atsinda ibitego by'umutwe Alex ageze igihe cyo gukina he muri APR abanza yakaba akora iki ahubwo ageze igihe cyo gusohokamo agatizwa akajya gushakamo imuzumva inkuru yuko Maduzone Yunus amwicaza na Abdul cyagare ngo no mu byo Yunus ya propose aravuga ati nabo banyamahanga mwazanye ndabicaza kandi mwaguze umurengero ibyo $50 by'idolari bahembwa $5 sinamwicara sezo yose mwigeze mubona icyuho ntitwaye ibikombe muranshinje iki nta gihindutse turumva ko tayibaza barumwataka wa polisi aba Maduzone rero ushobora gusanga tayiba abagusha hasi garuka muri Reyo ngamaze kumvikana kwizana no byarangiye breaking news ndimo nashaka breaking asi mureyo ndimo nashaka imari y'amafaranga rwose kwizera na Reyo ngo byarangiye rwose barangizanyije neza ndimo ndabaza hari umuntu wambwiraga ko bashobora kuba bumvikanye miliyoni 2.5 gusa buri kwezi apana ibintu by'amadolari amanyarwanda kuko Reyo Sport ihemba amanyarwanda kuri konti kwa amadolari ubundi kwa guhendesha amakipe kumvikanye ko azagihembwa miliyoni 2.5 akabakinira sezi imwe urabyumva ntabwo nzi release clause uko imeze ariko kwizera ntabwo yasinye hatarimo kumwohereza gusohoka mu gihe biri ngombwa ariko nta nubwo Rayon Sport
ntabwo igigorana Abedi biramahire yabera umuhamya oye si nibyo gusa kwizera rwose ahantu Rayon Sport itakurekura keretse ubabwiye ngo mundekure nta mafaranga ariko Rayon Sport iyo ikubise idolari irakubwira ati fago yego n'abarishari buriya byananiye byari bi byagenze bite amafaranga cya kipe ntiyatanga amafaranga batanga make 10 oya watanze make ntabwo Rayon Sport yakoze kwizera yamaze kumvikana na Rayon barimo barambwira ko ari miliyoni 2.5 ubwo keretse nihagira amakuru atandukanye nayo agasinya umwaka umwe araza kongera riramutangaza Rayon kandi kuri uyu wa kabiri shobora kuri ritangaje Henry Musanga ishobora kumutangaza Rayon isigaye ijyana abakinnyi ku biro ikabasinyisha bikarangira bro ikabika amafoto n'abantu ntibabimenye nicyo kintu kirenze n'abantu ntibabimenye muri kondisiyo z'akazi ka Wasiri iyo foto iramutse isohotse yahita yirukana ariko byose ngo ni directeur wabisabye iyo foto Wasiri afata amafoto Derife akaeditinga Derife na Wasiri amafoto asohotse na grafika bakayikora ngo welcome bahita birukana muri Rayon Sport so rero mujye mutwihanganira iyo turimo turababwira ibintu bimeze nk'aho biri official ariko bitaraba official biragoye tuvugana rwose kontra Musanga ushobora kuba yasinya ubwo n'amafaranga ubwo baramutangaza igiye guhitamo amafaranga nayo bayasohora cyo gutangaza mu gihe gikwiye n'umukinnyi ngiye ku rwego rwa Rayon Sport niramuka isinyishije ritatu ikongeramo Musaga ikongera amasezerano Olivier ikazana simwambwiye ko na Zuberi twavuze ko agiye kuza karenze ejo batubwiye ngo Zuberi n'umukinnyi wa Rayon n'umukinnyi wa Rayon kuri iyo Rayon ikazana umwataka umwe igasimbuza kuri Basani n'urundi ruhande Rayon Sport izabigenda ariko imyanya ikeneyemo iri imbere n'abawinga kuri karindwi n'umwataka uri hasi urusha Asman ariko ni mande nibyo ndikubwira bazo nta muwinga rumwe ifite Rayon Sport asaba abakinnyi bane imbere ku rwego rwanjye irasabwa abawinga babiri irasabwa nomero 10 uhanganira umwanya natambwe ko bira tuvuga ngo Kitoga ni umukinnyi muto w'umwana ku ikipe ntabwo Kitoga yarwana umwanya natambwe so urusha abana se n'urugero yego tangwa rusha cyane Kitoga ntabwo Kitoga yarwana umwanya natambwe bareka ibiro byo ngo yatanze pass ngo kuri APR ariko Kitoga urwego rwose umukinnyi bavuga ngo ni umukinnyi ngo ushyira igitutu kuri nomero 10 oya Rayon Sport ikeneye abakinnyi bane mu busatiriza umuwinga ukomeye niwe ufite Eritatu na Zuberi abo n'abasimbura b'abanyarwanda hagomba kuba abanyamahanga barwanira nabo umwanya mwabyumvise neza 9 hari uwasumana arwanira nabo umwanya 10 hari utambwa arwanira nabo umwanya ubwo urumva ko ibya Musanga na Richard wongereye ibyo ntabwo niwe mbivuga Rayon Sport mu busatiriza ikeneye abakinnyi bane ni nabo bonyine ikeneye bane b'abanyamahanga kugira ngo byongereho kibazo igeze bashaka iri ku isoko ese ngo muramutse muvuze ngo ikeneye abakinnyi bane rero yaramaze gufata icyemezo cyuko wingi mu musiza abiriho Zuberi iburyo iriho Eritatu atakiri Hasumani 10 hakina Tambwe Magruwari yabisanzwe iramutse yaramaze kubyanzura gutyo biri kuva ku isoko nakubitwa n'inkuba iracyari ku isoko Rayon Sport izazana umwataka ibyo byo nitegeko izagura umwataka ariko uvuga bataka isabwe kugura abataka genda uyigira inama rero aho kugira ngo izane umwataka uri average ngo 5,000-6,000 izane babiri yagura umwataka wa 20 by'idolari ikazana umwataka kurusha Asman wowe undi ujya mu kibuga ngoga byibuze uyu muntu azakurengereza ibitego 12 muri sezo rwose kuko harukuriza n'abataka bari average ugasanga umwataka izanye ni babiri ariko ugasanga ari nyuma ya Asman kubera ko ari nyuma ya Asman kubera ko ari mushya umuco tugira mu Rwanda waje abakinnyi ngo bashye ko dukunda abakinnyi bashye uko kureba inyini sura cyangwa utazi uko akina wabaza nka wundi batugiye muri Niger uwo muri Niger yewe rwose ishobora kuba iri gutekereza ko ku 10 zabi hafite Kitoga na muri Niger we yitwa nde uriya twa no mediateur Jingalai ufite imyaka 19 Jingalai uriya rwose umuntu ufite 19 uri gukina muri Niger umubare ko ari proje mu mbabari uwo ni Adama Bagayogo ni Bagayogo uwo ni Adama Bagayogo rwose ikipe y'igihugu ya Niger uwo ni Bagayogo ariko ntiyakiniye Mali ndi yakiniye ikipe y'igihugu ya Niger ikindi cyankanze rero ufite